Vani urakoze kunyitura bino Imana yo mwishe zaguhembe izaguhembe izakwiture amarira undishije Imana izayakurize 770 Vani Imana izakwiza wowe na nyoko uzarindira ufutamenye so ugaburire mwambike gusukishe ngwefreshere amata amaze gutemba unyiture kuba umwana ashobora gufasha kwitera icyuma nta gise cyawe nzi niyo mpamvu uri wapfa nacyo namubona so kugende Vani ngiye kubara 3 Susu waretse kureba agahinda kuko Mama, kama chivo. Mama urangunda. Koso. Ukukunda kumbaje. Urabishidika ndagukunda cyane. Ndi umwana wawe. Urangunda n'umutima wawe wose. Ndagukunda njye narakwitangira. Yego. Mama nibihe byahinduka uzakomeza unkunde. Nabihe bihinduka ku mubyeyi nahinduka neza kandi mama uri mfura yanjye ukabona ubuheto ukabona bucyo iminsi nihinduka uzakomeza unkunde Toso ndi mama wawe uri muzima ndi mama wawe urwaye ndi mama wawe washatse ntubyare ndi mama wawe ku kintu cyose mama wawe Susu nakunda bidashi kuko ni umunsi mubyara mbese nda muri ko byarashoboka ko ntari kuva muri koma ariko Imana yambere musi yo kubaho rero ndagukunda urukundo rw'umwana n'umubyeyi bakundana wowe byishimo mfite ni amahoro yanjye ni wowe uzanambariza uyu ni wowe uzanyambika urugo ni wowe uzambabuza ukuntu wabuze ukomeza ni wowe watumye nitwa mama ni wowe watumye ngira agaciro sinzire mama gukunda ndabariye kurira nawe ubawe kuko ntabwo nitwaye neza nagomba gutuza ikibazo ufite n'abamukuru ko ntabwo byankunda turikumvikana nta mwanya wo kubitekerezaho mwinshi nimba utarabitekereje byo birakureba icy'ingenzi ni kimwe nuko ngenje kubikora ko ibyo bintu bigomba gushoboka ikindi witegure ko igihe cyose nzaguhamagarira ugomba kuza tukabirangiza
Soso wakihanganye ukareka. uri kubyumva neza? ariko se muragira ngo nzababwize iki? ubu hari ikintu ntababwiye koko? ibyo wavuze uzajye gushaka ngo munganye ubushobozi. ibyo wavuze twarabyumvishe n'ibyo uri kuvuga ntabyumvise. haba ku neza haba ku nabi bigomba gukunda. uri kubyumva neza? ikindi kandi uretse gatoya Soso waretse kurira wakihanganye. Uvani banza umbwira Soso yaryamye? Yaryamye. Sifani ibi bintu biteye byo kuturiza amarira angana gutya koko? Soso nubwo utanyizeye ni ukuri kw'Imana kintu nakoreye Soso ni ukuri kw'Imana. Nari nsohotse gatoya nabwo yarambwiye ngo nimve muri salo. Nsohotse gatoya ngarutse numva ari kuvuza induru, numva ari gusakuza, numva ahindutse, ndaza ngiye kumugera ahita anyirukana. Ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe nigeze nkora Soso. Uvani reba urugendo rwose twagendanye nawe muri ino nzu, bagukubita nkagukiza, bakubwira nabi nkakurwanirira, ariko nyine ubona iki ngiki cyo kumpera. Umpembye ko umwana wanjye ashaka kwitera icyuho, nicyo mpembye. Uvani urakoze. Ni ukuri kw'Imana nta kintu ngiye nakoze. Ni ukuri kw'Imana. Sinzi basi ni uko utareba umutima wanjye, ariko ni ukuri kw'Imana nta kintu na kimwe nigeze nkora Soso. Cyakora ndabibona abanyarwanda bazi ubwenge kuko ndani ingwe nyazi gufata ku kamera gishashwe. ndeba mu maso, nta muntu ugomba kumenya ko twavuganye ibi ngibi, nta n'umuntu ugomba kumenya ko nageze aha ngaha. Ubwo bombi ngenze no kugira ngo nyizere. Shanta urabona bimugiye kuzana abana b'urugo. Soso wambabariye kuko ukanyumva ko ndikukubwiza ukuri. Uvani reka nkubwire njyewe nta bibazo byinshi urabizi, nta bibazo byinshi tugirana. Ibibazo tugirana ni ibisanzwe byo kuba wenda hari igihe bagutuka, nanjye wenda nkaza nkavuga nyine nk'umuntu uri kurengera umwana wiwe, ariko ku inshuro wowe ntabwo uzi uko igise kimera, ntabwo uzi uko utwita bimera, ntabwo uzi ukuntu uriya mwana wanjye Soso uramukoma mu menyo ya rwamba. Uriya Soso ubona uriya naramubyaye njya muri koma, byashobora kuragombaga gupfa. Iyo wagize rero akantu na gato kanyeganyeza umwana wanjye, umutima wanjye umpagararamo. Ntabwo ndi kugusaba, ntabwo ndi kukwinginga, nta nubwo ndi kukubembereza. Guhera uyu munota ndashaka kujya gusezera akazi. Soso wambabariye uzi kunterekera amaso ukiya kwizamusha ibiganza wakoze nyine Imana iraguhirwa intoki nziza, ni byiza n'amaso meza, ariko kuri inshuro umbabarire sinzi ikintu cyitwa imbabazi mva mu matwi yanjye. gusubira ibigeragezo noneho biri kumbaho ni ibiki koko? nk'umwana wanjye ibintu koko kuko noneho ndabivuga gute? reka nemere nzajyayo, azampamagare nzabitaba, nibwo nzabona umwanya wo kubabwira ko Vanilla afite ikirwara gikomeye kitazamumaza n'umwaka. none nzarebe ko bazamwemera, kazajyayo ntacyo nzajyayo. Soso urabizi icyanzanye ni Kigali, ni ukugira ngo mfashe mama tuzatera imbere. Nise ubu nimva ku kazi
nindeka gukora mu mazu abaho gute ese igihe cyanzanye i Kigali nzajya ukora gute wambabariye ni ukuri kw'Imana nta kintu natwaye sozi ni ukuri kw'Imana pe uko wumva uhangayikishijwe ikintu nigeze ntwara susoye wambabariye kuko basi nzajya nakara ariko mbura amafaranga yo gufasha mu rugo yo kwiteza imbere mu masoso mbabarira navuze ngo Neva uko wumva ubabarwa n'uko nyoko ari mu bukene ndi kubabarwa no kubona umwana wanjye ari kurira ikindi wowe ino saha usibe nimero ya James nzongera kumva wowe na James kurukura singushaka na James ugomba kureka James agashaka umwana wanjye n'umwana wo mu bakire umwana wo mu biryo ubundi James ari kugushaka umwana wo mu batini muzabamarira iki guzabya nyo kaze kuguhemba uzamujyane mwakoze uko gibuze yicare mu nzu nzima ujye umenya icyiciro cy'ubudehe ubarizwa birumvikana kandi ndi kukubwira usabwe gufungura umunwa wawe James ugiye n'umusezero mu kinyabupfura ushobora kubeshya ko wabonye akandi kajya bakagenda cyumureshya ariko sinshaka yuko uzashyira muri kariya kazi nijwe n'iki hariya mvuye mu nteko y'abaturage ntabwo uzi ibintu bibera mu wowe si ubundi buri umwe wazangiriye reka usura ntamenya mvuga ibiki ntabwo ari ngombwa ngo uvuge nta no kugenda ukicara gusa iyo ugiyeyo rimwe gusa ikibazo mfite wazangiriyeyo sinshobora uzi inkuru ziba zirimo noneho karibu ni karibu haba harimo inkuru ntabwo nabikunda hari ibintu neza haba harimo inkuru ndibona mutekereza inkuru zibera mu aho nari mvuye nyine ariko ubundi bane uranze ubu rero ugiye kumenya hari indi sura yanjye ya kabiri utaruzi ibyo nakubwiye birumvikana ugomba gusezera kuri kariya kazi ukerekana na James so basi meke ndeke James ashaka kusindika akazi mu nteko y'abaturage wowe n'uvuye wambaye gutyo umuntu utabyambariye cyane niyo wari uyoboye nyine kubera ukuntu mbona agiye nambaye neza reka mpereza intebe nkicara hariya imbere wowe nicyo ushaka ubundi ikintu kibamo yego nyine babwiramo na gahunda za leta ariko habamo inkuru zisetsa wumva ntashye nasaraye neza kubera guseka uzi inkuru zishaka ariko kandi umenya ko ntabwo ari mu kazi ugiye ntabwo kugenda wambaye gutyo nta mpamvu rwose yabigize ubukwe noneho ubwo meya yaje kubakoresha inama wagenda wambaye oya ntabwo nabihindura njye nagenda ubwo nsanzwe ngenda nyine ariko n'ubundi abaturanyi banjye baranzi njyewe banzi ko nyine ngira isuku mba nabarimbye rwose nambaye neza kandi njyewe undi mugore w'umukirekazi none ibyo yavuze si byo wambabariye kuko wambabariye kuri umubyeyi wambabariye mbabarira ni ukuri ndakwinginze mbabarira pe mbabarira ni vanira udatuma mpindana iyo sura yawe ko n'ubundi aho mu maso hawe niho hagushuka kuko niho heza ukira wumvise ndavuze gufata inzu ujya gusezera James nawe umubwire yuko ibyo mubamo byose bidashoboka nurangiza uze ube hano niba kandi ibyo bintu utabishoboye udashoboye gusezera akazi ukaba wumva ko akazi karuta hano urava hano ugende ujya gushaka ariko ndakubisha ko utazaba kuri ino karita ya Kigali ibibaho Eva ayo mama so wambabariye kuko wambabariye wambabariye ko naje gushaka ubuzima muri Kigali wambabariye kuko nshaka gutera imbere nkatsema imbere musu basi James ndamureka
ariko mbabara simve uri kumva ukuntu nyine mama wawe nyine kuba atameze neza uba umeze mu mutima yewe nihangana umwana wanjye ngo umenye apfire muri Kigali papa wari iyo ngiyo utagaragaza ari guhiga amafaranga umwana wabeho neza n'ibyo muhahira ntabasha kubirya wowe uriri gutemagura gusa icyo gifu cyawe umwana wanjye bari mu gahinda uri kumva baregeye mfite uko bungana please mbabara bani umwana wanjye yaramvunye so ndaramubyaye ngo muri koma nagombaga gupfa ngira amahirwe Imana ntizi ubuzima bw'umwana wanjye buncike kubera mayibobo nkabo mbabariye uko please ndabyumva ububabare ufite ndabyumva gusoza ntabwo umeze neza ko ndamufasha basi nyine nzayamwubaha Vani mbabara bisohoke uri kuntera ikibugazi ibintu ni bibiri gusezera akazi cyangwa kuva muri runo rugo please wa kandi kamabwire ni uko umuntu yitonda bugatuma agira amahane Vani uribuka ikiganza bwawe muri runo rugo wowe uribuka umuntu wakubiswe wowe uribuka amacarwa waciriwe kujya nk'urwanaho James ufite se watashye ryari ndahamaze umwanya ariko si munini ubona umeze mu munani wari ku maso urabona ko ariko si cyane ariko urabona nabikubwiye nabwira kompiyuta yawe ishaka ikirahure ushyiraho imbere kugira ngo urabone uko kwangiza amaso ariko n'amaso yatangiye kumera abantu bazajya bajya mu butayu ahubwo ndaza kugira umwanya wo kuruhuka ndaza umwanya wo kuruhuka unywa amazi menshi uri kubibona amazi ndayanywa unagabanye n'urwara umuriro swara n'igihe umuntu aturuka muri sikari hasi ataranabaza ngo James arakahita bumva urumuri rw'inkuru rwa kompiyuta agahita bati ni wetu uzi ukuntu kunywa amazi ko bigora uzi ko n'ubu ntibimwibutsa kunywa amazi mama nsigaye kunywa amazi menshi pe ariko ufite aho ubikura mama wawe se aho umwanya yakaragure hakubaza umuntu ujya mu mazi agahumiriza wibaze ahubwo anywa amazi agahita asesa umeza ahubwo ikirahure iyo nicaye ngafata ikirahure nkagikubita ku munwa nkajya ubwo simba mbaye umugabo koko izaguhembe izakwiture amarira undishije Imana izayakurize 770 Vani Imana izakwiza wowe na nyoko uzarindira upfa utamenye so ugaburire mwambike gusukishe wefreshe amata amaze gutemba unyiture kuba umwana ashobora gufasha kwitera icyo nta gise cyawe nzi niyo mpamvu uri wapfa ntacyo nabamubona so kugende Vani ngiye kubara 3 nimbara 3 utarasohoka ndetse ngukubita sohoka ngiye kubara 3 nimbara 3 utarasohoka ndetse sohoka mbagari yakake kababarira imbere